hari ibintu Imana imanukiye kubumba umunwa ku buzima bwawe mama, hari ibintu Imana imanukiye kubumba iminwa ku buzima bwawe papa, hari ibintu Imana imanukiye kubumba iminwa ku buzima bwawe wa mukobwa we, hari ibintu Imana imanukiye kubumba iminwa. Ndabasuje kandi ndabaramukije mwese bateze amatwi Bright Shine TV kandi bakunda kureba ibiganiro byacu umunsi ku munsi, aho rero hose mu mpande z'isi. Ndagusuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nabikubwiye ni Bright Shine TV, ngewe ni Jeanne Paul, turi kumwe na pasiteri umushumba w'itorero rya Roboti Community. Twagiye twamugaruye ko arimo amagambo meza kandi amagambo y'ubugingo, tugira ngo twifuje yuko yagaruka kongera akabaganiriza. Tugira ngo dutangire tumusuhuza tunamuha ikaze kuri Bright Shine TV. Yesu nashimwe cyane umukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Amahoro. Twishimiye kujya kubana namwe. Natwe twishimiye kubana namwe ndetse n'abadukurikiye. Imana irabarinze. Imana iraturinze. Imana yagucyubahiro. Amen. Tubahaye ikaze rero, abantu bakeneye kumva amagambo y'ubugingo, amagambo w'Imana ashyize ku mutima wanyu, kugira ngo kuko icyo twamaje kubona ni uko ahembura ubugingo bwa benshi muri ino minsi. Yego. Twifuje kongera kuganira mwese uyu munsi, ni iki Mwuka yashyize ku mutima wanyu? Ni ijambo rikomeye risa nk'ubuhanuzi Imana yampaye. Turaza kurivugaho turimo tuyigisha. Hari ibintu byabereye abantu igicuku, hari ibintu byabereye abantu igicuku, situwasiyo ibereye abantu igicuku, ariko Imana yabantumyeho. Imana igutumye ku bantu bameze nk'abari mu buzima bwo mu gicuku. Iyo byose abantu benshi baduteze amatwi, iyi message ni iyabo, barayikeneye. Yego. Reka rero dutangire tuguha ikaze, utangire usenga Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Mwami Yesu murengezi w'ubugingo, turagushimiye kubwira ijambo mu mbaraga z'Umwuka wera. Reka kubwira ijambo duhaye ribohora imitima ya benshi bagiye kuryumva, uce muri ryo ukize benshi uburwayi bwananiranye, uce muri ryo Mwami ubohora abarengana, uce muri ryo Mwami utanga ubugingo, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware. Imbaraga zawe nizibe kuri bo, kandi natwe tugiye kuvugira ijambo ryawe ntabari twe, abari we, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda abadukurikirana umunsi ku wundi, kandi ntitubura kubona ko mudukurikirana. Imana ijye ibaha umugisha kubwo kwitanga kwanyu ndetse no kudukurikirana. Yesu abaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma turaririmba ibitero bibiri by'indirimbo numvira kumfasha kugira ngo tuganire. Igitabo cyo Kuva igice cya 14, turasoma n'umurongo waho wa 24. Turasoma umurongo umwe wonyine. Haravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Uwiteka n'umunyembabazi, n'umukunzi wacu udahemuka, ntawarondora imbaraga agira, ntawagera urukundo rwe rwinshi, ntawarondora imbaraga agira, ntawagera urukundo rwe rwinshi. Niwe tangiriro n'imperuka, aturindisha imbaraga nyinshi, tumushimire ibyatubayeho, tumuragije n'ibiri imbere, tumushimire ibyatubayeho, tumuragije n'ibiri imbere. Uwiteka n'umunyembabazi, n'umukunzi wacu udahemuka,
ntawarondora imbaraga agira, ntawagera urukundo rwe rwinshi, ntawarondora imbaraga agira, ntawagera urukundo rwe rwinshi, niwe tangiriro n'imperuka, aturindisha imbaraga nyinshi, tumushimire ibyatubayeho, tumuragije n'ibiri imbere, tumushimire ibyatubayeho, tumuragije n'ibiri imbere. Enizo benitaya manda yasika tutaya zomeni voa ayamini shayini, Imana ishimwe. Eni kutaya zobeni zewa ayamini shayini kontrere, Imana ishimwe. Imana ikuntumyeho, Imana ikuntumyeho nkurikiranye, Imana ikuntumyeho, wowe Imana ikuntumyeho, we wabuze ibitotsi, Imana ikuntumyeho, we wabuze hepfo na ruguru, Imana ikuntumyeho, we wabonye ibya enizo benitaya manda yasika. Enitaya zobe nizewa ayamu ni shayini kontrere manda. Enitaya zobe niwa yami ni shayini kontrere, Imana ishimwe. Enitaya zobe nize niwa ayami ni shayini, Imana ihimbazwe. Enitutaya zobe niwa ayami ni shayini, enikuta zobe nizewa ayami ni shayini manda yasika, Imana iravuze. Enikuta yazobe nizewa ayami ni shayini kontrere, enikuta yazobe niwa manda yasika, enikuta yazobe niwa ayami ni shayini. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana iravuze ngo mu gicuku cya nyuma Imana iritamurura, mu gicuku cya nyuma Imana iriyerekana, mu gicuku cya nyuma Imana iriyerekana mu byananiranye, mu gicuku cya nyuma Imana iriyerekana mu rubyaro, mu gicuku cya nyuma Imana iriyerekana mu rushako. Imana ishimwe. Mu gicuku cya nyuma Imana hari ibintu ihindura, mu gicuku cya nyuma nubwo ubona hari imbaraga zigutuze, nubwo ubona hari enizomenitaya, nubwo ubona hari imbaraga zikwasamiye, nubwo ubona hari ibyasamye, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibona byasamye ibibumba umunwa. Nibutse igihe kimwe cya Daniyeli, ngo igihe kimwe baramugambaniye, baramumanura bamushyira mu rwobo rw'intare, ziyirije iminsi myinshi, ariko Imana ibana nawe, yohereza marayika wayo kugira ngo abane na Daniyeli. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ngo imakigera mu rwobo rw'intare, marayika ategeka intare kubumba iminwa. Hari ibintu Imana imanukiye kubumba umunwa ku buzima bwawe mama, hari ibintu Imana imanukiye kubumba iminwa ku buzima bwawe papa, hari ibintu Imana imanukiye kubumba iminwa ku buzima bwawe wa mukobwa we, hari ibintu Imana imanukiye kubumba iminwa. Birashoboka wabonye byaranze zomenitaya, umva uko Imana ivuganye nanjye. Manda yasika iravuze ngo uyu munsi nutega amatwi yewe ukumva ijambo rye, ukazamura ibiganza byawe ukabwira Yesu ngo Yesu ndagarutse nk'uwatsindwa, ngarutse nk'uwatsindwa imbere yawe. Yesu yiteguye guhindura amateka y'ubuzima bwawe, Yesu yiteguye kurara mu buzima bwawe, Yesu yiteguye kuzahura bizinesi yawe, Yesu yiteguye kuzomenitaya mini shayini, Yesu yiteguye gukubita hasi byakwasamiye, Yesu yiteguye gukubita hasi ibyo ubona byananiranye mu rugo rwawe, mu bana bawe ibyo ubona byananiranye. Arega bimeze nk'igicuku, erega urareba ukabona bimeze nk'igicuku, warebye hirya no hino biranga, wagiye mu bihugu bikomeye, amafaranga yarabinaniwe, amashuri yarabinaniwe, ariko umva uko Imana ivuze. Imana iravuze ngo mu gicuku cya nyuma, erega iyo ugenda mu modoka ubona ari kumanywa, ariko iyo ugeze mu gitanda ubona ari mu gicuku, erega iyo uri muri etaje ubona ari kumanywa. Koko ufite byinshi, ariko nezomenitaya mini shayini, mu buzima bwawe ni igicuku, mu buryo bw'umwuka ni igicuku, ariko umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo mu gicuku cya nyuma ije guhindura ibyananiranye, ije kugukiza ubwo burwaye, ije kugukiza ibyo byakunaniye, ije kugukiza urwo rushaka kubona rwanze, ije kugukiza iyo dovrose wumva ugiye gukora. Mu gicuku cya nyuma
Imana yiteguye kubaka urugo rwari rusenyutse mama mu gicuku cya nyuma. Imana yiteguye kuguha urubyaro mama mu gicuku cya nyuma. Imana yiteguriye kuguha ubutabera mu gicuku cya nyuma. Enizo menitaya manda ya sika shantominigere tutaya zobeniwa ayamini shayini. Uvu ko Imana ivuze wa mukobwa we mu gicuku cya nyuma. Imana yiteguye kubihindura mu gicuku cya nyuma. Imana yiteguye kuguha urushako manda ya sika. Wikwigirira nabi kuko Imana ikuramburiye ukuboko. Manda ya sika wikwigirira nabi, garukira aho wari ugeze kuko Imana ivuganye nanjye iko mu gicuku cya nyuma. Ivuganye nanjye ngira gukuna, ivuganye nanjye ngira kurengeye, ivuganye nanjye ngira kubereye maso, ivuganye nanjye ngikubereye ku rugamba. Umuririmbyi ejo bundi yararirimbye avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo yangiriye ku rugamba maze aremera ararugwana. Kristo yagiye ku rugamba. Yesu yarapfuye ku bwawe mama, Yesu yarapfuye ku bwawe papa, Yesu yarapfuye ku bwanjye, Yesu yarapfuye ku bw'isi yose. Aho uri hose unkurikiranye wikwigirira nabi, wikwiyahuza ibiyobyabwenge, wikwiyahuza ibigirwamana kuko Kristo avuganye nanjye. Aravuze ngo zomeni taya manda ya sika, aravuze ngo wikutaye zomeni wa, wikwigirira nabi kuko Yesu agutegeye amaboko. Wikwigirira nabi kuko Yesu yiteguye kukurengera, wikwigirira nabi kuko Yesu yiteguye kubihindura. Iri urabona byaranze, urabona byaranze, ndimo ndabibona byaranze, ariko zomeni taya manda ya sika Yesu arabihinduye. Shantominigere Yesu arabihinduye, avuganye nanjye ngarabihinduye. Manda ya sika avuganye nanjye ngarabihinduye. Urwo rushako rwabuze Yesu arabihinduye, urwo rubyaro rwabuze Yesu arabihinduye, ako kazi kabuze Yesu arabihinduye, bizinesi yarapfuye erega Yesu arayizuye. Yesu wazuye Lazaro amaze iminsi ine mu gituro, ntabwo yananirwa kuzura bizinesi yawe, ntabwo yananirwa kuzura urubyaro rwawe, ntabwo yananirwa kuzura urushako rwawe, ntabwo yananirwa kuntazo menitaya, ntabwo yabinanirwa, ntabwo yananirwa gusobanura ibidasobanutse ku buzima bwawe. Imana iravuze ngo mu gicuku cya nyuma Imana yitegereza abanyegiputa bacikamo igikuba, aba barozi bakuzenyereje Imana irabitegereje, erega bacitsemo igikuba. Ibyo ngibyo ubona byananiranye Imana irabyitegereje, erega bicitsemo igikuba. Nizo menitaya manda ya sika Imana irabyitegereje. Gwiki byitegereza ngibyo bicikamo igikuba, erega wabonaga ari byinshi. Bibiliya ivuga neza ko aba bantu bari batuza Abisirayeli bari benshi, ariko Imana ngo ibyite bitegereje ngo bacitsemo igikuba. Izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rishimwe. Data wa twese ashyirwa hejuru. Ndakusabye wowe nkurikiranye kuko hari ibyo Imana igiye gucamo igikuba, hari ibyo Imana igiye guhindura, hari ibyo Imana igiye kunaniza, hari ibyo Imana igiye gutesha agaciro, hari ibyo Imana igiye kwambura ububasha. Ibyo byakugiragaho ububasha, ubwo burwayi bwabaye karande, ubwo burwayi ubona budakira, Imana igiye kubihindura, Imana igiye kubihindura. Manda ya sika Imana igiye kubihindura. Zobenitaya Imana igiye kubihindura. Shayini kontrere Imana igiye kubihindura. Uri enizo Imanda ya sika Imana igiye kubihindura. Erega wiyahuza ibiyobyabwenge, ariko Imana irabihinduye kuko ni Imana y'amahoro. Izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rishimwe, izina ry'Imana rishyirwe hejuru, izina ry'Imana ripfukamirwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana irabihinduye, Imana irabihinduye, Imana irabihinduye. Irimo iravugana nanjye ngirabihinduye. Ibyo byananiranye irabihinduye, ibyo byananiranye irabihinduye, ibyo byananiranye irabihinduye, ibyo byananiranye irabihinduye. Mu rugo rwawe byarananiranye, ku buzima bwawe byarananiranye, ariko Imana irabihinduye. Izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rishyirwe hejuru, izina ry'Imana rishyirwe hejuru, izina ry'Imana rishyirwe hejuru, izina ry'Imana rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware. Reka nkusabe wowe unkurikiranye dufatanye uyu mwanya, nyemera uzamura ibiganza byawe kuko niko Imana irivugana nawe, ivuganye nanjye ngo zamura ibiganza byawe. Waturaye amagambo uvuge ngo Kristo ndakwemereye umukiza w'ubugingo bwanjye, umukiza w'urugo rwanjye, umukiza w'abana banjye. Hanyuma uzumpindurira ibidahinduka, hanyuma uzumpindurira amateka kuko Yesu yiteguye kuyahindura. Izina ry'Imana
rihimbazwe, izina ry'Imana rishimwe, koko Imana ivuganye nanjye ko hari ibyije guhindura ku buzima bwawe. Imana niguha umugisha, yari message Imana impaye ngo nyiguhe, kandi Imana yiteguye kugira ibyihindura, Imana yiteguye kugira ibyisenya, Imana yiteguye kugukiza, Imana yiteguye kukuzahura, Imana yiteguye kukubera ku ruga. Data wa twese ahimbazwe. Reka dufatanye gusenga, kubwira ijambo Imana impaye, kubwira message Imana impaye. Ntabwo nabwirizaga, ariko Imana yari kuntumyeho ngo nkubwire ngo yiteguye kubihindura, yiteguye kuhindura ibyari byarananiranye ikabigira bishya. Ndagushimiye Mwami Yesu, mushimiye kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware. Hindura ibidahinduka Mwami, imbaraga zawe zibe kuri bo, ubutware bwawe bube kuri bo, katika jina la Yesu. Ubahindurira amateka, imbabazi zawe, ubutware bwawe, hembura ubugingo bwa mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware, kunesha no gukomera kwawe kugaragare kuri bo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. 0782 20 44 79, ndasubiramo rimwe, ni 0788 20 44 79, cyangwa se ugahamagara 0788 9 350 88. Ndabakunda cyane, bye.